ubwo duherukana twari twasize uno mukobwa Chinri yari agiye kwiga ariko agenda yakererewe ari kwirukanka n'amaguru yanananiwe cyane, ndetse mu rugendo rwe ari kujya kwiga ntabwo yari we wenyine mu muhanda, ahubwo barakwereka ku ruhande wa musore Cedro nawe yari hafi aho ngaho nawe ari kugenda ku kagare, bose bakererewe. Ariko Cedro we kubera ko yari afite igare uri kumva ntabwo byari kumugora nkuko uno mukobwa Chinri nawe byagiye bimugora. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza urebe n'udusobanuye twisi tw'ubwenge, inkuru z'urukundo n'aha ngaha zibarizwa. Ndetse bidatinze uno musore yahise aza arangije amuparika iruhande, navuga ati ko mbona uri kugenda se wahagira umeze nkaho wananiwe kubera iki wakererewe, wabitewe n'iki, niye mpamvu yaguteye gukerererwa? Ndetse bidatinze uyu mukobwa Chinri aravuga ati impamvu yanteye gukererwa ni iyihe se? Wowe nigeze nkubaza iyaguteye gukerererwa? Wowe ahubwo ndashaka kumenya ni iyihe mpamvu yaguteye gukerererwa. Uyu musore arangije amutega amatwi, umukobwa akomeza avuga ati kutambwira se, ati impamvu igihe yanteye gukerererwa nuko narinzi ko mfite igare ndibuze kwihuta nkaza kugucaho, narinzi ko ndi bugusange mu nzira nkagucaho rero nkaza no kugutanga kugera ku ishuri. Ubwo bidatinze uyu mukobwa aravuga ati sawa nyine nta kundi, ngaho rero komeza urugendo wigendere, uri kunyerereza kandi nakabaye ndi kugenda. Uyu musore arangije aravuga ati waje se ahubwo nkaguha lift nkakujyana nkakugezayo, ukareka gukomeza wibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, wibaza ngo ndi kugukerereza, ngo kubera iki ndi kugukerereza. Gusa uno mukobwa Chinri yaje yishimye azi ngo agiye kwicara ku ntebe inyuma, hanyuma uno musore koko amuhe lift nkuko yarabimubwiye. Gusa mu kuhagera yarakotoye, yarahageze asanga ku igare uno musore yaratwaye ni twa tugare twa darayeri, turiya tugare kandi turabizi ntago tujya duheka, nta ntebe tugira. Arangije aravuga ati urambeshye. Uyu musore aravuga ati ntago nkubeshye. Ndetse Chinri ahita amubwira ngo ngaho rero igendere, njyewe ndaza niruka n'amaguru. Uyu musore avuga ati ahubwo se warishorera, hanyuma rero tukagendana kugira ngo irungu ritaza kukwica mu muhanda ukaza kugenda wiganiriza, kandi nakabaye mpari ngo nkuganirize. Chinri aramubwira ati ariko wagiye ukumva ukagenda ko njyewe nishoboye nza nirukanka n'amaguru. Uyu musore aramubwira ati ubunitse wari gukarigenda aho nge nkaza n'amaguru. Ati hoya ariko wowe genda, njyewe ndaza kugusanga ku ishuri kandi njyewe ndanizeye rega, ni ibintu usanzwe menyereye, n'ubundi ibintu byo kugenda n'amaguru ni ibintu usanzwe nzi, nta kibazo wowe ikomereza urugendo rwawe, ubwo ndaza kugusanga ku ishuri. Ubwo no musore nawe aravuga ati nanjye rero ntaho ndi buze kujya, nutaza ngo tujyane ngo tugendane ku maguru cyangwa se mo kimwe nutaryemera ngo ube waritwara, njyewe nze nirukanka n'amaguru, ubwo nanjye ntago ndi bubyemere. Feri ya mbere umusore agira akemera akigendera. Bidatinze Chinri ageze muri classe yahageze yarangariye muri telefone, azize kuba yakererewe, azize no kuba yarangariye muri telefone. Gusa nanone mu rugendo rwe ageze mahanga mu kigo yagiye kubona abona mwarimu hari abanyeshuri yari yafashe, n'abanyeshuri b'abahungu yabazizaga yuko baje muri classe bakererewe, nyine muri make yabazizaga ko bakererewe. Kandi wibuke neza uyu Chinri nawe yakererewe, kaje kurunguruka arabanza ahagarara hangara arunguruka aravuga ati ndapfuye noneho uyu mwarimu noneho ndamukwepa gute, uko biri kose araza kunyirukana cyangwa se abe yankuraho amanota. N'ibintu yatangiye kwibaza, atangira kwibaza ati mana ngoboka, mana ndakwingiza, ubu noneho ndabigenza gute? Tekereza banyirukanye ukuntu naje n'amaguru bingoye nkongera nkasubirayo n'amaguru. Ariko akimara gusenga ngo mana ntabara, hari uwahise amutabara. Wa musore yahise aza atangira kurangaza mwarimu. Wa musore Cedro yamaze kumenya ko n'ubundi Chinri yakererewe, aravuga ati reka mutabare mw'ubu buryo. Muri ako kanya yahise ahagera. Mu kumara kuhagera yaje kwibarishwa utubazo mwarimu, avuga ati mwarimu hano hantu nubwo wadusobanuye rwose ntago nigeze mpumva, iki kibazo cyakomeje kunanira, ati ariko byaba byiza ubinsobanuriye. Gusa uno musore yari akizi ikibazo yari ari kubaza mwarimu, ahubwo byose we yabikoraga mu buryo bwo kugira ngo atabare uriya mukobwa. Yaramurebye amucira isiri, aramubwira ati ariko watambutse. Ubwo muri ako kanya kimara kumucira isiri akomeza kurangaza mwarimu amurangariza mwanga mu gitabo yari afite. Uyu Chinri nawe yamenye ko ari cyo gihe cyo guhita comoka akava aho ngaho, mwarimu ataze guhita mubona. Ubwo bidatinze wa mukobwa Chinri yahise asimbuka arambukiranya ava ku ruhande rumwe ajya ku rundi. Uriya musore yari amutabaye koko, muri make ntago agifashwe
ararutorotse urwuno munsi mwarimu ashobora kuba yari kumwirukana cyangwa se mo kimwe akaba yanamukuraho amanota. Uriya musore akimara kubona ko Chinri yagiye yese avuga ati mwarimu noneho ndagasobanukiwe, ibibazo byari byakomeje kunanira cyane nkibaza nzabimenya bigenze bite, ariko rwose urakoze cyane ndagushimiye kubw'uko nyine uje ukamba hafi na ukamfasha kuba nabisobanukirwa. Rwose nari nzi ko ntazabishobora ariko ndabishoboye. Nka mwarimu ntago yari kwanga kumusobanurira ibyo yari kumubaza byose. Ndetse tugarutse muri classe wa mukobwa Chinri yaciriye isiri uriya musore aramushimira nyine kuko yari yamukoreye neza, yari yamukoreye imiti, yaramubwiye ati wakoze mwana nta ribi. Uyu musore nawe arangije atamutera akantu k'agasari n'iki, amubwiye ati nta birenze rwose ni ibisanzwe kuri giye kuba nagukorera utuntu nk'utwo. Ndetse uyu mukobwa Chinri yari yishimiye ko uriya musore Cedro yamutabaye, bahise bakomeza kwigira rwose nta kibazo. Ariko nubwo bari muri classe bari kwiga, na uko amasaha yakomeje kugenda yicuma, urabyumva bavanye mu gitondo bari kwiga, ku masaha ya nimugoroba amasaha nyine kwiga bisoje ishuri bagiye gutaha. Muri ako kanya hari abakobwa babiri baciye aho ngaho, ariko mu kuhaca bagiye bongorerana, barimo bagenda bongorerana bavuga ati uriya mukobwa Chinri ni igisambo, ati uriya ni igisumati cyane rwose. Barimo bagenda bongorerana abantu nk'abo ngabo muri classe ntibajye babura, barangije baraza banamuhagarara imbere. Ubwo mu kumuhagarara imbere wa mukobwa Shumiyo wiyukana inshuti ya Chinri yarabitegereje, abona bano bakobwa barimo baragenda bongorerana. Ubwo muri ako kanya uyu mukobwa ntago ajya akunda umuntu uvogera inshuti ye, yahise ahaguruka aravuga ati niko bako mureke mbabazi, niba mufite ibintu bizima muri kugenda muvugana ni mubimubwire, mureke kugenda mubyongorerana mwembi, kubera yuko ibyo bintu nta kintu byabagezaho. Icyaba kizima niba muzi ko atari ibinyoma ibintu muri kuvuga ari ukuri, nimuze mubimubwire, mubyerure, mubivuge, mugabanye utwo tuntu tw'utugamo muri kugenda mwongorerana mubwirabwirana. Ubwo muri ako kanya Shumiyo akimara kubivuga, uyu mukobwa Chinri nawe yahise ahaguruka. Bakobwa baravuga ati ni igisambo nyine, ati uwo mukobwa Chinri ni igisambo, ndetse natwe ni inshuti yacu yabitubwiye. Ndetse bakimara kubivuga gutyo, Shumiyo aravuga ati inshuti yanyu yabibabwiye se? Yabibabwiye yibye nde? Ninde muntu yaba yaribye ku buryo mwaza mukavuga ibintu nk'ibyo? Aba barangije baravuga ati nyine yabitubwiye kubera yuko Chinri yamwibye, yamaze kumwiba. Ati ubwo rero natwe nta kundi twari kubigenza, ayo ni amakuru ashyushye, tuzi ukuntu ari igisambo. Ati rwose ntabwo nzi ko muri dorotwari yacu natwe twaba dufitemo ibiyuko, noneho abakobwa babaye ibisambo biba bigoye ko yanabona umugabo. Wumva abakobwa baraga ukuntu batangiye kongorerana. Ati sinzi ko hari n'umusore washobora kwihanganira umukobwa w'igisambo, ariko ibi bintu rwose muri doro yacu ntabwo byari biherutse. Ubwo Shumiyo arababaza ati ninde wabibabwiye se ubundi ibyo byose? Iyo nshuti yanyu mwakomeje kuvuga mutari kunyereka, iyo nshuti yanyu ni iyihe yabibabwiye? Ndetse umwe muri bo ahita amutungira agatoki aravuga ati uriya niwe wabivuze. Ubwo muri ako kanya Shumiyo akimara kubimenya yaravuze ati uko biri kose muri kumubeshyera, ariko muri kumubeshyira ntiyabikora. Yarebye ya nshuti yabo ngo yabibabwiye, aramwitegereza cyane. Ahangaha nakubwiye Shumiyo ntago ajya aripfana, ahita aza akakubwiza ukuri. Yahise aza kureba wa mukobwa bavugaga ngo yabibabwiye ko uriya Chinri ari igisambo. Arangije araza aramubaza ati niko ibintu wavuze urabizi neza? Chinri koko ni igisambo? Yaba yarakwibye ikintu tubimenye, tubwire ikintu yaba yarakwibye, hanyuma rero ubivuge niba koko yarakwibye tubimenye. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa arangije aramusubiza ati niki wabivuze? Nabivuze kandi koko nabivuze kubera ko byari byo. Rero ntabwo nari kuza kugumana ibanga, njyewe namaze kumenya ko Chinri yanyibye, ntabwo nari gukomeza kubyihererana. Ndetse wa wundi Shumiyo aramubaza ati nose yakwibye iki? Ati yagiye arangije ajya muri mare yanjye, nta kindi yakoze, yahise afata akuramo padi yanjye, amaze kuyikuramo arayijyana. Wibuke Chinri yigeze kujya kugura padi, ariko birangira atayijyanye filime kino gice kiri gutangira. Nizere ko mwabibonye byose. Ubwo muri ako kanya uyu mukobwa Chinri yahise atangira kwibuka ukuntu byamugendekeye. Yagiye mu mihango bimutunguye, ubwo amaze kujya mu kibada bimutunguye, nta kindi yakoze kubera yuko yarari hafi ya mare y'uriya mukobwa. Yahise aza gushaka padi ye ngo ayitize. Hanyuma rero
kubera ko yari yizeye ko hariyo yaguze. Amaze kuyifata aravuga ataraza kuyimugarurira, ariko nanone ntago ari uko byagenze kubera ko yagiye yakayibura. Uyarangije aravuga ati urambeshyeye, ariko ntago byari ngombwa kumbeshyera. Ndetse bidatinze ahangaha Chinri byaramubabaje, baba bamusebereje mu bantu harimo n'abahungu. Urabyumva nyine akantu k'akababaro n'akantu k'agasebo ntago kabura, kubera yuko nawe ni umuntu. Aba bakobwa bakomeje kongorerana baravuga ati ubwo yitwaye kuriya rero bisobanuye ko ari igisambo bya nyabyo, ni igisambo. Ubwo Chinri yahise arakara cyane aravuga ati baransebeje. Muri ako kanya akimara kubona ko amaze guseba yahise agerageza nyine kuba yakwisohokera ngo agende n'ababaya narakaye cyane, ariko atarajya kure yahise ahura na wa musore Cedro ahita amutangira. Arangije aramubwira ati nta Chinri, babwiza ukuri, babwire yuko utari igisambo. Ndetse uyu Chinri ahita amwishikuza aragenda, ahita amubwira ati wari kubundi wandese njyenyine nkigendera, uri kunshaka iki? Ndetse atarajya kure wa musore nanone yahise agenda arongera arazenguruka amutangira imbere aravuga ati Chinri, wabikoze ko mbona bikubabaje cyane? Chinri aramubwira ati wapi, ntabwo nigeze mbikora. Ubwo muri ako kanya uyu musore aramubwira ati rero niba utabikoze wiyizeye neza ko utabikoze hita ugenda, kandi Chinri yabikoze turabizi. Mu kanya twabonye yari ari kubitekereza. Uyu musore aravuga ati rero genda ubabwize ukuri, hanyuma rero ubabwire ko ntabyo bigeze ukora, bakuvaneho icyo kimwaro nyine, ibyo bintu bari gukomeza bakubwira, ubwo bugambo bari kugenda bakuvugaho, ibyo byose birangire. Ariko Chinri aravuga ati ntabwo nabivuga, kandi ibyo babyiza umvuye imbere nkigendera ukandika njyenyine. Kandi no musore ibintu yagerageza kumubwira byari ibyo, yaramubwira ati niba uzi ko neza ntabyo wakoze genda ube wamubwira ko ntabyo wakoze, niba uzi ko wabikoze kandi naho ugenda umusaba imbabazi, hanyuma rero uzafate padi ye wamutwaye cyangwa se kotegisi ye wamutwaye wongere uyimusubize. Ubwo bidatinze uyu mukobwa Chinri yahise amwishikuza, akimara kumwiyaka ahita yigendera. Feri ya mbere muri doro cyangwa se muri dom, bakimara kuhagera barakwereka wa mukobwa Chinri yatwariye padi, yaraje avuye muri classe. Gusa mu kugera ahangaha asanga Chinri ndetse na Shumi yo bari bamutegereje. Uyu Chinri araza aravuga ati rwose umbabarire cyane, naje muri mare yawe, ndangije fata padi yawe ndayijyana, ariko nari nzi neza ko ndibuze kuyita nyikugarurira, kubera ko hariyo nari nizeye ko naguze. Ngiye kuyireba muri gikapu cyanjye ndagenda ndayibura, nari ngiye kuyikugarura ngo nengere nyigusubize. Rero unyihanganire kuba nakujyaniye padi sinyigarure, rwose unyihanganire kandi umbabarire cyane. Ntabwo nayijyanye ngambiriye kugenda ngo nyiheze, ntabwo nayijyanye ngambiriye nyine kugenda ngo nyigumane. Ndetse uyu mukobwa yari yatwariye padi arangije aravuga ati ubwo se ni ikihe kimenyetso ufite cyanyumvisha ko koko ibyo umbwiye ari ukuri? Ni ikihe kimenyetso ufite cyanyumvisha ko utambeshye, utashakaga kuyiba, utarugambiriye kuyiba? Ndetse ibyo byose yamubazaga yarimo mubwira ati nyine nyereka ibyo bimenyetso. Ubwo muri ako kanya n'abandi bakobwa batangiye kugenda baziraho, baza kumva uburyo ki nyine uno mukobwa asaba imbabazi. Ndetse aravuga ati wanasanga wari buze kuyijyana ukayiheza, cyangwa se muri make ukaba watekereje ibyo ngibyo ari uko wumvise nkuvuze muri karase. Ndetse uriya mukobwa Chinri akimara kuvuga iyo nkuru, uyu mukobwa Shumi yo ahita yibuka ibintu. Wibuka hari umunsi umwe wa musore shefu wabo yamuzaniye padi, aramubwira ati uyihe Chinri. Uyu niko yahise ababwira ati rero iyo padi yampaye nahise nongera ndayimutera, kubera ko numvaga ari kumbeshya, nari ngize ngo nagasuzuguro wenda agiye kumugurira padi, kandi nzi neza ko nta kintu bapanga, nari nzi ko ari ibintu byo kumusuzugura. Ati ariko ndabyibutse neza, ngomba kujya kureba shefu, narangiza nkamubwira akagarura padi y'abandi, hanyuma rero tukaza kuyiguhereza. Uzi ko noneho mise nemera ko Chinri atakubeshyaga. Chinri ibintu yakubwiraga burya byose ni ibyanyabyo, reka njye kumureba hanyuma rero nkugarurire padi yawe. Ubwo bidatinze uriya mukobwa Shumi yo yahise aza ahangaha atangira shefu wabo, aravuga ati umva ndashaka kuba uhagaze aho ngaho. Niko shefu, ndashaka kuzanga ukambwira ukansobanurira neza akantu ku kandi. Ndabyibuka neza ya padi ya Chinri wigeze kumpa, hanyuma rero nkongera nkayiguterera. Iriya padi wayishyize hehe? Hanyuma rero ngo ugende uyizane dutange iby'abandi, kubera yuko urabizi neza ko
iriya padi ntabwo ari iyawe, rero ndashaka kuyigarura ukazana padi y'abandi. Uno musore arangije avuga ati mana yanjye koko ibyo bintu uri kumva nari kuba nkibyibuka, cyane ko n'ubundi kuri urya munsi nayiguhaye ukayinjugunyira ukanga kuyijyana ngo uyimushyire, nanjye ntabwo nari gukomeza ngenda na padi kubera ko abantu bari kunshaka kunseka bakibaza niba njya mu mihango. Nanjye nahise nyifata nanjye nyitariya mu ngarani, nahise nari kuba nyijyana he, nahise nyijugunya mu ngarani direct, nta nubwo nigeze nyirengana hariya. Ati rero ibyo ntibikureba, niba warayitaye mu ngarani urayigura mu mafaranga yawe cyangwa se ahubwo nyine uvuge bize kugukora. Niba warataye padi y'abandi fata amafaranga ku giti cyawe ugende ugura indi padi, hanyuma niwamara kuyigura uyizane uyihereza Chinri kubera ko muri aka kanya arayikeneye. Uyu musore arangije aravuga ati ariko njyewe ntabwo najya kugura ibintu nka biriya, ahubwo se amafaranga yawe nta kibazo ndayafite, reka nyaguha ahubwo wowe kubera ko uri inshuti ye cyane ko nawe uri n'umukobwa, ugenda uyimugurire, hanyuma rero niwamara kuyimugurira uyizane ugenda ube wayimuhereza. Hari ikibazo byaba bitwaye? Ndetse uno musore akimura kuvuga no magambo, wa mukobwa aravuga ati ibyo ntabwo byashoboka, genda uyigure uyizane nkuko wayitaye nyine kirya gihe. Ubwo bidatinze uno musore yahise aza kugura padi, afite n'amasoni, afite amasoni ari gutekereza hakize mbona afite padi koko, yavuga ko njya mu mihango, yavuga ko bigenda bite. Ndetse bidatinze wa musore yaragiye arayigura, amaze kuyigura ayishyira mu kantu k'agapfunyika nyine k'agashashi ayizanira uno mukobwa, aravuga ati rero yakire. Ndetse bidatinze uno mukobwa arebyemo hari ibindi bintu yabonyemo, ikintu kijya kumera nk'ikisigara, nyine isigara ni itabi, igikarito cyabyo. Arangije yitegereje wangaha aravuga ati uno muhungu yarasazera, iki gihungu cyarasaze. Ahita avuga ati chef ubuhagaze mu gakeya, akomeza kwitegereza ngo asomye neza abona ni ibintu by'ibitabi, atangira kwibaza chef anywa itabi byaba byaramugendekeye bite. Ndetse akimara kubimbona yahise arakara cyane n'umujinya, ahita avuga ati garuka se nyine uri kujya he, reba ukuntu uri kugenda, iki ni igiki washyize muri iyi padi, iki ni igiki wari washyize muri ino sashi kandi wari washyizemo padi. Yahise akimutera. Ubwo muri ako kanya kimara kukimutera uriya musore nawe nta kindi yakoze, yahise agafata. Uyu mukobwa aravuga ati n'ikindi gihe iyi padi z'abakobwa ziba zigomba kugira isuku kurusha n'ibindi bintu byose uzi byaba bigira isuku bibaho. Ati rero kubw'iyo mpamvu ujye ucunganwa n'ibyo ukora, n'ikindi gihe niba unafite na mushiki wawe ntiyayigutuma ugashyiramo ibintu nk'ibyo ngibyo, nagira nkubwire ko ibyo bintu bizagukora. Ibyacu bidatinze uyu musore arangije aravuga ati ariko rero ntabwo wari kubikora gutyo ngo uzihite ukinkubita, cyane ko nanjye ntazi n'ukuntu cyagezemo, rega ntabwo nzi umuntu wagishyizemo. Ubwo muri make nkimara gufata iyi sashi hariya kantu nabonaga napfunyikamo iriya padi kugira ngo nyine bitaza kugaragara, ubwo nyine byari bisanzwe birimo, ariko njye ndarengana. Ariko uno musore n'ubundi ntabwo yigeze akijugunya, yahise agafata we kagapaki arakabika, yahise agashyira mu mufuka. Ariko nanone akomeza kwibaza uyu mukobwa nishinzi, uzi ko yarampitanye we. Ubwo bidatinze wa mukobwa Shumiyo yahise agaruka ahandi muri domu, aravuga ati rero akira padi yawe. Yahise yihereza nyine uriya mukobwa Chinri, anavuga ati ngaha akira yimuhereze, namaze kuyaka chef burya yari yarayitaye. Yahise nyine agenda gura indi. Ubwo muri ako kanya yarayizanye ayihereza wa mushuti wabo, ndetse muri make bari basa nkaho bashwanye bitewe nuko bavuga ko Chinri ari igisambo. Ariko kuri iyi nshuro bizeye noneho ko atari igisambo, bisobanuye ngo n'ubushuti bwabo bwakomeza nta kibazo. Yamuhereje padi, aravuga ati rwose unyihanganire kuba ibyo nateganyaga ko nari kubikora, ko nari guhita nyiguhereza bitarabaye nkagutindira, ibyo unyihanganire, nanjye ntabwo ari ibintu nateguye. Ndetse uyu mushuti waravuga ati nanjye unyihanganire kuba nagushyizeho urubwa, hanyuma rero nkagushinza ibintu kandi utarabikoze koko ari byo ugambiriye. Rwose reka twongere twibene inshuti nta kibazo. Barongeye bariyunga, barongera bibera amashuti. Sasa mu kumara kwiyunga witegereze ubushuti bwabo bwarakomeje. Nyuma yuko ibyo byose bibaye, bagenzi babo nabo barishimye cyane, barabyishimira. Ariko kuri uwo munsi mu masaha ya nijoro wa musore yari aryamye hanga sedoro, ntago yigeze asinzira. Yakomeje gutegereza ko nyine uriya mukobwa Chinri ari buze kumwohereza SMS musaba imbabazi, uko wibuke kare bavuganye nabi, kare yamubwiye nabi aramwiyakara, ije aravuga ati unandike njyenyine, ntabwo nshaka kuba ndi kumwe nawe. Ubwo muri ako kanya uko ataryamye ngo asinzire, Chinri nawe niko byari bimeze, nawe ntabwo yigeze asinzira.
ari kwandika SMS ariko nanone yayandika ntayohereze. Ibyo bigatera uriya musore kugumya ategereje, akagumya ategereza yibaza ese arayohereza ryari. SMS yakomeje kwandika, ubu ari kwandika paragrafu zingahe, ntabwo yigeze ayohereza. Umusore nawe arategereza. Muri aho kanya uyu nguyu mu gihe yanditse SMS atarayohereza, yagiye kubona abona wa musore amwoherereje SMS nyine ya stickers, ndetse akimara kuyimwoherereza uyu aravuga ati ntiyanze kuyohereza, nakomeje ntegereza kuva na kare hose ntegereza ko yohereza SMS none yanze kuyohereza. Chinri aramwohereza tumbabarire, namusabye imbabazi, ariko mu kumusaba imbabazi umusore yaramwihoreye, nta kintu yigeze amusubiza. Ku munsi ukurikiyeho barakwereka wa musore yakundaga kwikinira basketball, niwo mukino we yakundaga cyane nyine igihe kinini yanakimaraga ari gukina no mukino, cyane ko yanawumvaga yatsindaga keje cyane, ariko nanone arimo hanga ari gukina yamaze kuvumbura ko byashoboka ko Chinri yaba yaje hanga kumufana. Arangije yakinaga ariko ari kureba mu bafana areba ko yabona mo Chinri, arangije atamubona hakurya ka Chinri barebanye nako bigaragara ko kishimye, ariko nanone karacyafite ikibazo ku bijyanye n'ukuntu uriya musore tugeze amubwira ko amubabariye, yamuhaye SMS musaba imbabazi, uriya musore ntamusubije. Nyuma y'uko ibyo byose bibaye, wa musore yakomeje gukina, kandi uko yakinaga ni nako yatsindaga. Twabonye azi gukina cyane, ndetse abafana bari bahari ku bwinshi, abanyeshuri nyine babyumva bahuruye. Ahangaha umusore utsinda cyane niwe abakobwa baba bakunda cyane. Iyo uzi ko nyine utazi gukina udatsinda, ubwo nawe ubuzi ko nta mukobwa n'umwe uri buze kugufana. Uriya musore yashyiramo nyine yashyira hariya mu ntuze yasinda, uyu mukobwa yarangiza agahita amwenyura akavuga ati oh tsinda, nibyabaga ari kwiyongorera. Ndetse nyuma y'uko ibyo byose bibaye, umukino umaze kurangira, uyu mukobwa yagombaga guhita afata amazi akayashyira wa musore Cedro. Gusa hari abandi bakobwa bahageze mbere yuko wahagera, bose bamuhereza amazi, ariko uno musore akayanga, akavuga ati nta mazi ndi gushaka yanyu, amazi yanyu nimuyasubizeyo muyajyane, njyewe ayo mfite arampagije, nta yandi nkeneye. Bamwe bamara kuhava, abandi bakaba barisuze bitewe n'ukuntu uno musore yari mwiza, yari handsome, kandi nanone akaba ari na wa musore uzi no gukina. Urabizi nyine udafite akantu bakuzi ubwo se bakumenya gute, ariko ye yari icyamamare bamuzi, yari azi gukina bako cyane. Ndetse bidatinze aba bose baza, uyu musore akabahakanira babwira ati nta mazi yanyu ndi gushaka. Nyuma bamaze kuhava bose, wa mukobwa Chinri nawe yahise haza, ariko haza nanone abandi bose bamaze kuhava bagiye, nawe yaje amuzaniye amazi. Twabonye uriya musore anywa amazi yahawe na Chinri gusa, nta wundi muntu ajya yemera amazi ye. Muri aba bakobwa bose baba baje ahangaha, ugerageje kuba yamuhereza amazi yo kunywa, we ntago ajya yemera. Amazi yemera na ya Chinri gusa. Ubwo Chinri nawe mu minota mike cyane yahise ahagera. Mu kumara kuhagera, aza amuzaniye agapipiri k'amazi, arangije aravuga ati rero nari nkuzaniye amazi, ati nizere ko ntatinze. Ariko uno musore nawe amazi ye yarayanze, aravuga ati ndacyakubaza ahubwo niyihe mpamvu yaguteye kudasaba imbabazi. Wumve neza uno musore ibintu agifite kiri gutekereza, ati niyihe mpamvu yaguteye kudasaba imbabazi, ko iyo mpamvu iri buze gutuma ntanywa amazi yawe, iyo mpamvu ko iri buze gutuma ntazongera no kuyanywa. Uyu aravuga ati ariko urabizi neza nakoherereje SMS isaba imbabazi, ariko ntabwo wigeze uyisubiza, wanze kunsubiza. None uri kumva jyewe nari buze kubigenza gute? Nari buze kukureba se wundi hanyuma rero nkakubwira ati nsubiza naje iwanyu? Ubwo muri ako kanya uno musore n'ubundi aramwihorera, aravuga ati rero icyo ugomba kumenya nuko muri aka kanya nta mazi nshaka. Ndetse ibyacu bidatinze bahise baza ahangaha, barababwira ati muwe mwiteguye mu kanya gatoya tugire dusoze. Uyu musore aravuga ati ayo mazi yawe rwose ntago ndi buze kuyanywa, kandi ntiwigongera no kwigora uyanzanira, kubera yuko amazi yawe namaze kuyahaga, ntago nkiyakeneye. Genda, ninaza gukenera amazi ndaza kujya kuyirebera, cyangwa se mu kimwe ntago ndi buze kubura n'undi muntu yama. Kandi kuvuga iryo jambo imbere ya Chinri byaramuryaga cyane, akibaza undi muntu uri buze kuyaguha ni mu ntoki, undi muntu yaguha ni mu ntoki. Atariko Cedro, ibi byose uri gukora nawe uzi ukuri, uzi ko nakwandikiye SMS igusaba imbabazi ukanga kunsubiza, kandi nanone nkabibona ko wayibonye wanga kunsubiza, urayihorera uyirengaho. None ibyo byose ni uri kubiziza, unshyiraho amafuti yose ari we wabikoze. Uyu musore aravuga ati erega wikwirwa wivuna,
wikwigora rwose ntabwo ngiye kukubeshya kubera yuko nta n'amazi nshaka kwanza, kandi ikindi ugomba no kumenya nta nubwo nzongera no gushaka amazi, ahubwo byaba byiza ubaye ugiye ukawumva iruhande ukigendera kubera ko muri akanya nkeneye kuba ndi kuruhuka, nkeneye kuba ndi kwiyitaho. Uyu musore agiye kugenda Chinuri aravuga ati please wakwihanganye uri kukayanywa. Uyu musore arabyanga ndetse Chinuri amufata akaboko aramubwira ati garuka, ati rero basi niba wenda uri kuvuga ko ntagusabye imbabazi nta kibazo basi mbabarira, ariko nanone wihangane umwe kuri ano mazi, ndagusabye imbabazi muri aka kanya mbabarira, ntabwo nzongera kugusuzugura, nta nubwo nzongera kubwira abandi bantu nabi. Umusore yarayanze aragenda. Uyu mukobwa arangije aravuga ati bisobanuye ngo niba yanze rero ni ikibazo cy'agapipiri nayazanyemo cyangwa se ikibazo cy'agacupa nayazanyemo, ubwo wasanga ari agacupa gatoya cyangwa se mo kimwe ugasanga ni agacupa kabise, reka nze ndaje nkwereke. Sasa Chinuri uri ahangaha atangarije yahise agaruka none ahantu babika ibicupa by'amazi, harimo ibicupa binini, ubucupa butoya ndetse amacupa y'ingeri zose. Ubwo bidatinze yahise agarukamo igitaraganya byihuse, arebye ahangaha areba ahantu hari ibicupa binini bijya kungana n'amantuze n'amajerikani, arangije aravuga ati rero ikibazo niba ari icyaka gacupa buretse nze ndaje nkwereke noneho mushakire akandi gacupa. Ubwo match yari imaze kurangira wa musore abakobwa benshi cyane bahise baza birukanka bamuzaniye amazi bavuga ati please wanywa amazi yanjye, buri wese azavuga ati wanywa amazi yanjye, ndetse buri wese akavuga ati ndakwinginze soma kuri aya mazi yanjye, niyo wasomaho rimwe ukongera ukayansubiza. Ubundi abantu nyine bakunze abasitari nk'aba ngaba, aba yumva umusitari niyanywa ku mazi ye biribuze kumushimisha cyane. Ubwo bose bagerageza kumuha amazi ye yabo, uyu musore Sedura akavuga ati ariko nababwiye ko ntashaka amazi kandi amazi nayanyoye, ayo nanyoye arahagije, rero icyaba kizima nuko mwagenda rwose mukajya guhereza n'abandi kuko hari abandi benshi cyane bakeneye ko mubahereza amazi. Sasa uyu musore uko yakomeje kuyanga, Chinuri yaragiye noneho aterura urupipiri runini cyane ku kigero cyo hejuru, arangije aruzana yirukanka. Wiwe nta nubwo yanaje ngo avuge ngo wakwihanganya ukanywa amazi yanjye, ngo wakwihanganya ugafataho. Wiwe icyo yakoze yaraje bose ahita bahutaza, afite urupipiri rungana n'urujerikani, ndetse amaze kuhagera nta nubwo yigeze amubwira ngo akira, ahubwo yahise avuga ati ntabwo ushobora gufata amazi se. Ubwo muri ako kanya ahita arumuhereza. Uno musore ntabwo yari kururekura ngo rwikubite hasi, yahise arufata. Akimara kurufata ubwo sasa uyu mukobwa Chinuri yari abonye agahenge ko kuba yakwirukanka. Icyambere cy'uriya musore ntabwo ari buze kuyajugunya wapi, n'ubundi niba yamaze kuyafata ubwo bisobanuye ko nyine yayemeye. Ubwo uriya mukobwa arayamuhaye. Chinuri nta bintu by'imikino, wanze amazi ye gute ariko gute wanga amazi ye kandi yamuvunnye, ndetse aba yakoresheje uko ashoboye kugira ngo akwiteho akaguha kayukanga amazi ye, witwaje ikisi. Umusore nta kindi yarengejeho, nawe yahise yiyakira. Abandi bakobwa bose baravuga ati ubundi twebwe iyo tubikora kuriya ubundi twagiye dutinda mu biki, natwe twakabaye twabikoze kuriya. Chinuri yaje ahangaha arangije aravuga ati nabivumbuye, uzi ko isi nyamuhereza we ndabikoze buriya nabari abakobwa abandi bahise bahabuka, bahise banantinyamo, baravuga ati buriya akunda amazi yanjye gusa nta n'undi muntu yakwemera amazi. Yatangiye kwibuka ukuntu abikoze, nawe atangira kwiseka ati kare nari nayamuhaye, yigize akaraha kajya he, yigize nkaho nyine atayashaka, ubu se ariya ko yemeye. Ati n'ikindi gihe ntabwo nzongera kumwinginga ngo muhaye amazi arayanga, nzajya nyafatanya ashyire mu mwenda, hanyuma niyamara kuyashyira mu mwenda ndabizi ko azajya yemera byakwanga byakunda. Ati nibyo wigiraga rega, wagombaga kuyemera, utayemera nkakora imikino nk'iriya yindi none itandukanye n'iriya. Kahise kanamupepera akavuga ati wambonye se. Uyu musore nawe bidatinze arangije aramwitegereza, ariko nanone mu kumureba byaramucitse, nawe aramwenyura. Abandi bakobwa bose barimo babona uriya musore ari guseka, batazi impamvu ari guseka. Kombi hari uwo yari ari guseka hakurya, hari uwo bari kurebana. Uyu musore nawe byamunaniye kumukuraho amaso, aho gushobora kwibaza ngo hari kubura iki ngo uno musore abwire uriya mukobwa ko amukunda hanyuma bigire mu rukundo, hari kubura iki. Ariko nanone bira ntago ari ibintu bihubukirwa, biba bisaba process ndende cyangwa se inzira ndende kugira ngo nyine ubanze witonde, utwara akantu kose mu buryo bwako, ugatware gahoro gahoro. Uyu musore nawe wasanga ari byo ategereje nta wamenya, ndetse bidatinze abandi bakobwa bakomeza kuvuga ati please wakwihanganya ukanywa amazi yacu, wakwihanganya.
ubu se koko uyu musore nyuma y'ikijerikani afite cyuzuye amazi aremera andi mazi koko? Yaba yemera ngo yakoze iki? Ndetse arangije aravuga ati ariko namwe muri kubibona amazi mfite ahangaha ni menshi cyane, nose uri kumva narenzaho andi nkayagira nte? Andi naba ndenzaho nayo nkoze iki ko ayangaya yonyine ampagije? Ayangaya asaba kugira ngo hari n'andi mazi nzongera kunywa? Ayangaya nzayanywa ukwezi kose cyangwa amezi agera kuri 3? Nose ubwo uri kumva nta yandi nkeneye muri aka kanya. Ubwo abandi bakobwa bakomeje kuvuga ati basi kora ku gapipiri kacu, ukore kuri kano gacupa kacu, hanyuma rero nushaka ntuyanywe ariko ugakore upfundure, niho wasomaho rimwe rimwe buri wese ugasomaho. Ibyo byarabaye. Nyuma yuko ibyo bimaze kuba, sasa abasore nabo hari ukuntu bajya bahura bagakora utuntu nyine tw'abana. Nabo baje ahangaha babakinnyi bose barimo bakina, buri wese azana amacupa yahawe n'abakobwa ngo barebe ukunzwe n'abakobwa benshi, nyine ngo barebe uwo bahaye amazi menshi. Bari bayapakiye mu bikapu. Muri ako kanya uko bari kwerekana, buri wese ari kwerekana amazi ye, ahangaha wavuze ati wana kabisa ngiye barankunze kabisa, genda kunzwe cyane, ninjye mfite byinshi. Uko ari gutekereza ibyo byose, ari kwibaza ibyo byose, hari uwazanye ikintu cy'ikijerikani noneho kirimo bwa bupipiri bwabo bwose babukusanyije. Uko bagera muri bane, ubupipiri bwabo bwose babukushanije, nta nubwo hanavamo icyuyu mujama. Bahise bavuga ati wana kabisa wowe urarenze kabisa, wowe uri popira, barakwemera bose kubera yuko uradukubye twese. Ubwo muri make uno musore uriya mukobwa nyine Chinri amukoreye imiti, atumye mu bandi basore bose agaragara neza. Cya gicupa ntago yagisize, yaragitahanye no muri domu akizanayo, ndetse nta nubwo yigeze atuza, yarakizanye agitereka ahangaha. Aravuga ati iki nzankomeza nkirebe, zajya nkomeza nkizirikane. Ubwo bidatinze nawe yaraje aricara akomeza kukireba agitekerezaho, ariko sino musore niba adakunda Chinri. Ubundi kubera iki yakomeje kubyibaza, yakomeje kukireba, ari nako atekereza ibintu byinshi. Tuvuye ahangaha reka twigarukire muri class. Abanyeshuri class yari yatangiye bari kwiga nk'ibisanzwe, ariko nubwo bari kwiga hari umuntu umwe utari witabiriye class. Uriya musore Cedro ntabwo yari yaje kwiga, ndetse uriya mukobwa Chinri aranga muri class, yaritegereje ahantu hose ntiyamubonamo. Arangije haruze Cedro yaba yagiye hehe ko atambwiye impamvu ataje muri class. Ubwo bidatinze yahise abaza wa mushuti wa Cedro, yahise amubaza ati yewe, ariko no musore yaranga yibereye muri class ari gukurikirana. Arangije tumubaza ati ntuze Cedro yagiye he ko ntigeze mubona aza muri class? Uno munsi byaba byamugendekeye biteye? Niyihe mpamvu yamuteye kutaza muri class? Yaba arwaye se cyangwa hari ikindi kibazo yaba afite? Waba ubizi nyine, waba uzi impamvu yamuteye kutaza muri class ko wenjya mbona muganira rimwe na rimwe? Ubwo bidatinze wa musore ahita amubwira ati rero ndabizi neza impamvu yamuteye kutaza, ariko ndi kuyikemanga ntago nyihagazeho. Ndetse wa mukobwa aravuga ati niyihe se nyine kutari kuyimbwira? Ati uriya musore Cedro yicaye muri dom cyangwa se muri dorotwari, ati nagira nkubwire ko afite igicupa hariya cyuzuye amazi, nta muntu n'umwe uri kugikoraho. Abantu bose yatangaje, aravuga ati umuntu nzabona yakoze kuri kino gicupa nzamuca akaboko. Ati umuntu nzabona yabigerageje ntago tuzakiranuka. Niba kiriya gicupa kirimo imitsindo, niba kirimo ibiki, wagira ngo ni icyo sekuru yamuhaye cyangwa nyirakuru aba kizirikana. Ndi kwibaza kiriya gicupa ubundi kirimo iki? Ati ubwo rero ntekereza ko ariyo mpamvu yaba yamusibije kugira ngo hataza kugira umuntu ugikoraho. Wibuke igicupa yagihawe n'uno mukobwa Chinri. Ubwo Chinri yahise yicinye cyara avuga ati ari kuzirikana impano namuhaye sha, nabizirikane nyine. Ndetse bidatinze mu kanya gato nyuma y'amasaha 4 muze kuza murahasanga ikindi gice. Ndabakunda cyane, ciao ciao.